baravuga bati bafite no kuba Spurs iyo bakinira iwayo iranabagora n'ubusanzwe ati yo ni impamvu utakerensa turi ku mikino 5 baravuga ati Kyle Walker yagize imvune aho yagarukiye ni umukinnyi waje ataramera neza bigaragara yuko ukwezi kwa 10 kwabaye kubi nawe yagizemo imvune baravuga ati Jack Grealish ntabwo yari yagaruka nyuma yo kuva mu mvune ngo agire icyo bita comeback iri for ku buryo nawe yaba reliable nawe araho baravuga bati umuntu witwa Kevin De Bruyne yagize hamstring iyi ni imvune ije yongera ku zindi hafi kumara ibyumweru bijya kugera ku 10 adakina byabaye nk'ahari nk'imodoka yashaje yakabaye isimbuzwa Guardiola ntiyabikoze ngo ikosa yagiye gukora yagiye gushakira igisubizo ku mukino imyaka 34 ajya kugarura Ilkay Gundogan baravuga ati aho hantu yagombaga gutekereza kabiri kuko KDB n'umwaka ushize yaravunitse yego Phil Foden ntaragira cya kintu cyo kuba decisive nk'uko byari bimeze muri sezi ishize nyuma yo kugira sezi ishize nziza akaba umukinnyi mwiza wa Premier League hejuru y'abandi bose ntakiri wa muntu wakwikorera ikipe ku bitugu muri icyo gihe KDB yavunitse na Haaland atari gutsinda ntabwo ari gukora nk'uko yanabikoze sezi ishize baravuga bati Haaland ntari gutsinda nta n'undi uri kubikora bivuga ngo kudatsinda kwe byakabaye nyine biza kuri aba Foden byarabananiye barakomeza bakavuga bati ikiruta byose ni imvune ya Rodri ariko Rodri ninde ni umukinnyi wa mbere ku isi mu yandi magambo reka mbikubeye muri iri jambo utakaje Rodri umukinnyi wa mbere ku isi nimero 6 nabwiye ko muri Man City bamwita ngo ni lighthouse ni nk'inzu itanga umucyo ni nk'umunara utanga umucyo iyo abuze urumva nawe ikiba ugize Kevin De Bruyne wavunitse agenda arushaho kuvunika bya hato na hato ntiwasimbuje uwo umukinnyi nk'uwo nka KDB mu kugura ahubwo igisubizo wagishakiye mu kugura umukinnyi w'imyaka 34 unaniwe Gundogan Ilkay Gundogan impande zawe ntiziri guturuna yaba Jack Grealish uvuye mu mvune yaba ndetse na nuza twamubonye na Savinho ntari gukora aho akaba ushakira ibisubizo naho ntibari gukora by'amaburaburizo wakabaye ari we ngenderwaho wakabaye avuga ati basi nubwo Haaland atari guskoringa cyane reka nge nitamurure wanabikoze sezishize ni Phil Foden ubu ngubu nta kifite decisiveness muri we inyuma ugize ikibazo Stones ayisavunika niyo muntu ujye gufasha gusohora imipira basi akagufasha kugarada possession kuko aza gukrasina nombre muri mediane nawe yagize imvune ntaga ameze neza none ufite akana kitwa Rico Lewis kakishakisha gawe inshingano za Rodri urebe uko kareshyire imyaka yako ntacyo kafasha yandi magambo Man City yagize crisis ikomeye yo kubura fitness ku bakinnyi imvune nyinshi tactically umutoza kuba yababyaza umusaruro biramunanira urakoze cyane nuko dusoje urubuga rw'imikino byinshi muri APR Pichu agiye kongera gusinyira APR uyu munsi kimigurura bagiye kwa bamusinyisha no ku munsi se bari yari yarashoje se cyangwa bari baramurekuye bari bamuheririza leta baramurekuye baramwatongera garuka no ku munsi w'ejo ku cyumweru ejo ku cyumweru Mubaraka mu muganga yahuye n'abakinnyi